ibirari by'ubutegetsi. Afurika muri demokarasi, urugamba rukomeza. Uburiganya mu matora, guta mu buroko no kwikiza abo mutavuga rumwe ngo urambe ku butegetsi, gusahura umutungo wa rubanda, gukoreshwa ku nyungu z'amahanga, ubutegetsi mu maboko y'udutsiko n'imiryango, ubugambanyi no guhirika ubutegetsi n'imvugo zigarukwaho kenshi mu kugaragaza isura y'ubutegetsi muri Afurika. Demokarasi n'ubutegetsi ku neza ya rubanda, guhangana n'amahanga agenzwa na politike ya mpatsi ibihugu, guteza imbere ubumwe bwa bene gihugu, gusaranganya imitungo no guhererekanya ubutegetsi mu mahoro. Ibi bikomeza kuba inzozi nubwo amateka atabura kugaragaza ko hari ingero zaho byashobotse. Kurikira ikiganiro ibirari by'ubutegetsi kuri radio Isango Star. Nitwa Theoneste Zigama. Ikiganiro ibirari by'ubutegetsi. Papa ni umuyobozi ukomeye mu idini Gatolika guhera mu mwaka w'1929. Ni umuntu kandi unafatwa nk'umuyobozi mu bandi bategetsi bategeka isi muri rusange. Muri uyu mwaka yahawe kuba umuyobozi w'icyubahiro wa leta ya Vatikani. Ubusanzwe mu kuba papa hari ibintu by'ibanze kandi ntayegayezwa umupapa aba agomba kuba yujuje, bigatuma aba papa. Kimwe muri ibi bintu kandi nashidikanywaho ni ukuba ari umuntu w'igitsina gabo ndetse kandi akanaba n'umuyoboke w'idini Gatolika. Nubwo bimeze bityo ariko ibi ntibihagije, kuko guhera mu 1378 nta mupapa n'umwe wigeze atorwa atabanje gutorwa n'urugaga rw'itsinda ry'abakaridinari, College of Cardinals. Kugira ngo abe umupapa bitangira umuntu amaze kuba umupadiri cyangwa umusaseridoti mu idini Gatolika, agakomeza inzira no kuzamurwa mu ntera no mu nzego muri iri dini Gatolika kugera abaye papa, akaba umushumba mukuru, akayobora idini Gatolika ku isi. Muri iki kiganiro ibirari by'ubutegetsi turagaruka ku buryo bwo gutora papa ndetse n'imitegekere y'idini Gatolika, inzira binyuramo n'urugendo akora uyu musore akageraho aba papa. Ariko kandi turanagaruka ku buryo ajyaho nuko ategeka Vatikani, agace kabarizwa mu Butaliyani. Icyo ukwiye kumenya no kuzirikana, kuba papa so gukora akazi nk'ibisanzwe, gusa ni akazi karenze kuba akazi kandi kanarenze kuba ari umuhamagaro. Tubane muri iki kiganiro ibirari by'ubutegetsi. Ibyo tugiye kuvugaho twabisomye ku rubuga rwitwa wikihow.com. Mbaha ikaze, nitwa Theoneste Zigama. Kugira ngo umuntu abe papa, mbere na mbere agomba kuba ari umwemera w'idini Gatolika kandi umwemeramana. Uyu akaba ari n'igitsina gabo, bivuze ko nta mugore wemerewe kuba umupapa iyo utavutse ababyeyi bawe ari abayoboke b'idini Gatolika. Nawe ngo ukure uri umwemeramana w'umugatolika, bigusaba guhindura idini ukaba umugatolika. Iyi nzira yo kuba umugatolika wasengeraga mu rindi dini byitwa kugarukira Imana, Right Christian Initiation. Ni inzira yo kuba umugatolika isaba igihe kinini, aho ushaka kumuba asabwa kwiga ibijyanye no kwemera kwe n'ukwemera Gatolika ndetse n'inyigisho za Kiliziya. Inzira yitwa Catechisme. Iki gihe ushaka kuba umukristu Gatolika arabatizwa, akabatizwa amaze kwiga inyigisho za Kiliziya akazicengera. Kuba umugatolika bisaba kwiga neza no gucengerwa n'ukwemera kw'iri dini, maze abashinzwe kukwigisha bakakwereka inzira y'ukwemera guteganywa na Kiliziya, kandi hakabaho igenzura ryimbitse ku myemerere yawe. Ibikorwa mu gihe abayobozi bo mu gace utuyemo bazwi nk'abayobora imiryango remezo batanze raporo ko maze kuba umukristo nyawe, maze ugatangira urugendo mu kwemera Gatolika. Nyuma yo kugira ukwemera guhamye Gatolika kandi kutajegajega, nibwo umukristo atangira gushaka kuba umupadiri ndetse no gushaka kumenya umuhamagaro we nk'uko muri iri dini babyemera. Impamvu nta yindi ni uko kuba wihaye Imana atari ugukora akazi nk'uko umuntu ahabwa akazi mu kigo runaka, cyangwa se nawe ubwe akikorera akarangiza inshingano mu nyungu ze bwite cyangwa iz'ikigo akorera cyamuhaye akazi.
ahubwo kuba wihaye Imana ni ukubamo ubuzima bwose, mbese bikaba akazi ka buri munsi kugeza umuntu ashaje cyangwa yitabye Imana. Mbere yo kuba padiri, ushaka kumuba agirwa inama yo kuba yumva neza, ahamanya neza n'umutimanama we ko agomba kumuba ubuzima bwe bwose kandi akubahiriza ibisabwa ku kuba umupadiri mu mahame ntakuka agenga umupadiri cyangwa uwihaye Imana mu idini gatolika. Nuko atemerewe gushaka umugore kandi akaba atagomba no kugira ndetse cyangwa kugerageza igikorwa icyo ari cyo cyose kijyanye n'imibonano mpuzabitsina nko kwishakamo umuhamagaro. Umuntu ushaka kuba uwihaye Imana mu idini gatolika agirwa inama yo kubanza gutekereza ku muhamagaro we ndetse akawusengera, akareba niba koko agomba gukora uyu murimo w'ubupadiri cyangwa ubusaseridoti. Agomba kubikora nk'impano yahawe, akaba kandi umunyampuhwe ndetse akaba afite n'ukwemera kutajegajega mu idini gatolika. Ikindi babwira uyu muntu ni uko akwiye kwisuzuma niba yishimiye uyu murimo n'uyu muhamagaro. Ibi ni ibindi by'ingirakamaro ku muntu wifuza kuba umupadiri. Niba ushaka kuba umupadiri kandi ugirwa inama yo gusaba no kwemera kugirwa inama ndetse ukegera umupadiri akaguherekeza muri ubu buzima bwa gikristu kandi ukamubaza ibijyanye n'uyu murimo wa gipadiri. Aha ujya kuba umupadiri abaza ibibazo bishingiye ku buryo umurimo ukorwa ndetse kandi uwitoza kwiha Imana agafata umwanya uhagije wo kwitekerezaho ku bijyanye no kuba umupadiri, akabanza kumva neza niba koko yiyemeje kumuba cyangwa kubireka. Muri uku kwiha Imana muri Kiliziya Gatolika kandi babanza gutanga inshingano ku muyoboke wabo umaze gukura ndetse akaba inararibonye mu idini, nibwo ashobora kuba umuyobozi w'ibya roho mu buzima bwa buri munsi. Muri za diyoseze zo hirya no hino ku isi haba hari inyigisho za Kiliziya zagenewe urubyiruko. Ushaka kuba padiri rero agirwa inama yo kubaza umupadiri baturanye niba kuba padiri abona abikwiye koko, ko ari ibintu bye koko uko amubona. Izi nyigisho zitangwa muri za diyoseze zigaragaza ibikubiye mu nshingano z'umupadiri ndetse no gusobanura neza ibikorwa mu by'iyobokamana kandi bikaba ubuzima bwa buri munsi bw'umupadiri. Aya masomo nafasha ushaka kwiha Imana ndetse akamubakamo ukwemera ndetse bikanamworohera gusobanukirwa neza umuhamagaro we. Ni amasomo kandi atoza umukristo muto ukiri umusore ushaka kwiha Imana akaba umupadiri, amusobanura neza ukuntu azaba umuyobozi muri Kiliziya Gatolika kandi nuko inshingano zizakomeza kwiyongera no kuzamurwa mu ntera muri iyi mirimo ya gisaseridoti mu gihe Kiliziya asengeramo itamuhaye amasomo ahagije. Kandi ushaka kwiha Imana agirwa inama yo gushaka uburyo yabona inkunga yo kwiga amasomo mu kandi gace gaturanye n'aho atuye. Turacyari mu kiganiro ibirari by'ubutegetsi, turimo kurebera hamwe inzira ku yindi umusore anyuramo mu idini gatolika kugira ngo agere aho abapapa, umushumba wa Kiliziya Gatolika ku isi, ayobore iri dini gatolika rifite abayoboke benshi. Muri uko gushaka kwiha Imana kandi ingimbi cyangwa umusore w'umuyoboke w'idini gatolika agomba kuba yarize andi mashuri asanzwe atarayigisha iyobokamana, ahubwo yigisha n'ubuzima busanzwe nk'uko bisanzwe n'abandi banyeshuri ku isi biga. Nyuma ushaka kwiha Imana azakenera guhabwa amahugurwa yo kugira ngo yitoze kuba padiri. Mbere na mbere ushaka kuba padiri kandi agomba kuba nibura yararangije kwiga amashuri yisumbuye, no mu gihe uyu yiga mu mashuri yisumbuye agomba gukomeza kumenya amakuru ajyanye n'urugendo rwo kuba umupadiri. Ushaka kuba padiri kandi anagirwa inama yo gushaka uko yakwiga amasomo yihariye ndetse no guharanira kumenya indimi z'amahanga zitandukanye. Nta yindi mpamvu nuko ubusanzwe uba padiri ashobora no kuba papa. Bivuze ko papa ari umuntu uzwi n'isi yose kandi w'icyitegererezo ureberwaho na benshi. Ni ngombwa rero kuba intyoza mu itumanaho, akamenya neza kandi akavuga neza indimi nyinshi zishoboka hirya no hino ku isi. Mu kwitegura uyu murimo ubupapa ubitegura agirwa inama yo gushaka umujyanama wihariye umukebura igihe bibaye ngombwa. Amwe mu mashuri y'abihaye Imana hari ubwo haba hari umujyanama uzategura umunyeshuri akamenya ubuzima bwe na nyuma yo kurangiza ishuri.
ushaka kuba padiri kandi agirwa inama zo gushaka umugira inama akamufasha kubona inyigisho zo mu mashuri yigisha abapadiri azwi nka seminari zisobanura neza ibijyanye n'imyemerere gatolika ndetse no gutegura kuba umuyobozi mu idini gatolika. Kwiga kuwitegura kuba umupadiri ntabwo biba bihagarariye aha, aba akeneye kandi kwiga mu mashuri ategura abapadiri yaba yihariye cyangwa azwi nka seminari yigisha kuba umupadiri. Ushaka kuba umupadiri asabwa kuba nibura afite impamyabumenyi y'amashuri yisumbuye cyangwa se yararangije afite impamyabumenyi y'amashuri ya seminari. Muri iki gihe ibihugu byinshi bifite amashuri ya seminari ategura urubyiruko kuba abapadiri. Bamwe mu basore bagana aya mashuri bakiga bagamije gushaka kwiha Imana, nyuma yo kubona impamyabumenyi bagashaka uko bashyira mu bikorwa ibyo bize. Ibi bikorwa bakora nyuma yo kwiga babikorera mu mashuri yashyiriweho kwigisha abihaye Imana no kubatoza ubumenyi buhambaye mu by'imyemerere, ibizwi nka teolojiya, ndetse bakanabyiga muri za kaminuza. Aha impamyabumenyi muri iyi myigire uyihabwa iza yitwa Masters in Divinity, impamyabumenyi mu by'iyobokamana. Kwitegura kuba umupadiri kandi ubyitegura agirwa inama yo guhitamo uburezi bwa nyabwo, urugendo mu by'iyobokamana no kwiha Imana ni ingirakamaro kuri sosiyete nawe ubwe ku giti cye. Bityo ubihisemo agomba guhamanya n'umutimanama we ko yiyemeje kubikora neza, ndetse akanahitamo amashuri meza azabimutoza, ndetse akanakomeza kwibaza mu mutima we neza ko azasohoza neza inshingano zo kuba uwihaye Imana, cyangwa se niba ashaka kuzaba umuntu wiga kandi agacengerwa n'amahame y'idini gatolika. Uyu agirwa inama kandi yo gusura kaminuza zitandukanye zigisha ibi bintu. Ikigamijwe ari ukugira ngo uwubyitegura aganire n'abanyeshuri biga muri iri shuri bakamubwira uko biteye iby'imyigire yabo. Bityo rero ushaka kwiha Imana agatangira kumenya niba ibyo aha biga bizamufasha mu gukura mu by'iyobokamana ndetse no mu bwenge busanzwe bwa gihanga. Ubuyobozi bw'uyu mupadiri buba bumeze bute? Turacyari mu kiganiro. Umaze kuba umupadiri agirwa inama yo kuba indakemwa. Mu gihe umuntu amaze kuba umupadiri cyangwa umusaseridoti agomba guhora yiteguye kugaragaza koko niba akora neza akazi ke kandi akakanoza. Ibi nibyo bishobora kumuhesha icyubahiro no kuba yazamurwa mu ntera akanahabwa inshingano zikomeye za Kiliziya Gatolika. Mu mboni z'abayobora idini Gatolika, umupadiri mwiza ni uwakira neza kandi akanafasha abakristo kumenya no gusobanukirwa ukwemera kwabo, kandi akabatega amatwi igihe cyose. Si ibi gusa kandi uwihaye Imana ari padiri cyangwa umusaseridoti ategetswe kuba indakemwa mu myemerere no mu myitwarire no kubana neza n'abandi mu rugo rw'abapadiri ndetse no mu muryango bakomokamo congregation. Ibikorwa by'umupadiri akora harimo gutanga amasakaramentu, gusoma misa ndetse no gutanga penetensiya ku bakristo Gatolika. Ibi nyuma yo kubikora ukaba intangarugero muri Kiliziya Gatolika uri umupadiri, ibyo bituma utorerwa kuba umusenyeri. Uyu akaba umuyobozi wa diyosezi, akaba avuye ku kuba ku rwego rw'abapadiri bayobora paruwase agahabwa kuyobora diyosezi. Nyuma yo kuba padiri kandi uyu wihaye Imana akaba musenyeri, bivuze ko aba yurijwe mu ntera mu bakora uyu murimo. Umaze kuzamurwa mu ntera ubirimo agirwa inama yo gukomeza kuba indakemwa mu mikorere, by'umwihariko mu maso y'abamukuriye b'abayobozi mu idini Gatolika, akiyongeraho no kongera imikoranire n'abo bahuje imirimo ndetse n'inshingano mu karere akoreramo. Muri uku gukora neza kandi musenyeri akomeza kwitwararika gukora akazi neza kandi akaba intyoza mu itumanaho hagati ye n'abamugana. Akaba yizeye neza ko azi kuvuga amagambo meza kandi yumvikana, kandi afasha mu kwemera imbere y'imbaga y'abakristo. Ibi nibyo bazobereye mu by'iyobokamana bavuga ko aba ari mu mwanya mwiza wo kuba umuyobozi mu idini Gatolika, kandi bigakomeza kumuhesha amahirwe yo kuba umuntu w'ingirakamaro mu idini. Kandi muri uko kubwira abakristo, umusenyeri wifitiye icyizere nyuma yo kuba umusenyeri kandi uwihaye Imana
ashobora no kugera ku ntera yo kuba karidinali. Uyu aba agomba kugira ubushobozi n'ubunararibonye bwo kuyobora abapadiri. Ibi bikagaragarira mu bikorwa akorera abandi ndetse n'uburyo aba abaha amabwiriza kugira ngo umuntu abe musenyeri. Byo bikorwa bite? Ubusanzwe musenyeri ni umuyobozi w'abapadiri kuri Kiliziya Gatolika cyangwa se abapasiteri mu yandi madini, akayobora icyitwa diyosezi. Diyosezi ikaba agace runaka kaba kazwi nka za kiliziya cyangwa insengero, byose biyoborwa n'uwitwa musenyeri. Mu gihe runaka papa wenyine niwe ufite inshingano n'ububasha byo guhitamo umupadiri akamugira umusenyeri. Umupadiri cyangwa uwihaye Imana agirwa inama yo gukora ibishoboka byose, agakora ibikorwa bituma agaragara neza mu maso y'abajyanama ba papa. Ni umusenyeri kandi uba ugomba gutanga amabwiriza no kumenya kugira imikoranire myiza n'abapadiri n'abandi basenyeri bahuriye mu karere akoreramo, ibizwi nka regiyo. Bigakorwa ku buryo umusenyeri ushobora kubazwa amakuru yerekeranye n'imikoranire ye yamutangira umuhamya bwiza ko yuzuza neza inshingano ashinzwe. Izindi nshingano za musenyeri mu idini Gatolika kandi no gutegura inama ziga ku iterambere rya kiliziya ndetse akanashyiraho umurongo w'inyigisho muri Kiliziya Gatolika mu gace ayoboye. Akiyongeraho no gushyira ku murongo, agashyiraho umurongo wo gutoza abakristu liturujia cyangwa uburyo bw'imyemerere ihamye bujyanishwa n'ubwo mu karere cyangwa mu gice uyu musenyeri akoreramo ubutumwa. Muri iki gihe papa niwe ufite uburenganzira bwo gufata musenyeri akaba yamuhindurira inshingano akajya gukorera ahandi, akanagena aho agomba gukorera ubutumwa haba mu gihugu cye cyangwa ahandi hose ku isi. Ibi byose papa abikora agendeye ku myitwarire uyu musenyeri afite ashaka guhindurira inshingano yagaragaje binyuze mu maraporo yamutanzweho atangwa n'abakaridinali. N'umupadiri kandi ubazi neza ko nta muntu wandika asaba akazi ko kuba musenyeri ngo akore ikizamini nagitsinda ahabwa izo nshingano cyangwa se aka kazi, ahubwo arategereza papa yamugirira icyizere akamugira musenyeri. Mu guhitamo musenyeri papa abifashwa n'intumwa yo mu bihugu uyu musenyeri aba aherereyemo kubera ko aba ari umujyanama wa papa. Rero akamwereka ko umupadiri afite byinshi yujuje byamwemerera kuba musenyeri, bityo hagatangwa amakuru ko ari padiri mu gace runaka cyangwa mu gihugu runaka ko yabaye musenyeri, agatangira kuyobora diyosezi akava ku murimo wo kuyobora paruwase ndetse agatangira kwitwa musenyeri aho kwitwa padiri. Musenyeri rero uwatowe mu gihugu runaka ntabwo ahita aba yemerewe kuba yaba papa, ahubwo yongera gutorwa mu gihe runaka nanone akagirwa karidinali. Ubusanzwe karidinali ni musenyeri mu idini Gatolika uba waratoranyijwe na papa akamuha inshingano z'umwihariko mu kuyobora Kiliziya Gatolika ndetse no kumuhagararira mu gihugu akoreramo, bityo agahindurirwa izina rya musenyeri akaba karidinali. Ku mazina ye hakiyongeraho iri zina rya karidinali. Papa ahitamo uyu musenyeri akamuha n'inshingano zo kuyobora diyosezi runaka mu gihugu papa aba yahisemo, ariko akitwa karidinali. Ba karidinali kandi bashobora gukorera ku cyicaro cya Kiliziya i Vatikani cyangwa se bakaba banakorera muri diyosezi basanzwe bakoreramo ubwo bari ba musenyeri. Ibi ntibivuze ko buri gice cyangwa buri gihugu kigomba kugira karidinali. Mu gice gifite abayoboke benshi b'idini Gatolika mu buryo bugaragara niho kenshi papa ahitamo ko ajya karidinali maze akamutora akamwoherezayo. Musenyeri ushaka kuba karidinali abanza no kumenya amakuru ko mu gice akoreramo nta karidinali watowe, ndetse kandi ikindi gishobora gutuma musenyeri adahabwa inshingano zo kuba karidinali nuko yaba akorera mu gice kitazwi cyane ko kirimo abakristo benshi b'idini Gatolika. Musenyeri ushaka kuba karidinali kandi agirwa inama yo gukomeza kugira imyitwarire ihamye kandi no gihe abamuyobora agakomeza kugira umuhamagaro n'umubano mwiza nka karidinali
akawugirana na bakaridinari papa yohereje gukorera mu gace akoreramo. Akaba yizeye ko yuzuza neza inshingano ashinzwe z'iyogezabutumwa bwa gikristu gatolika ndetse no kuba umuyobozi wa diyoseze mwiza. Ubusanzwe karidinari ni umuntu uhorana ibikorwa byo mu idini gatolika, nawe nta kizamini cy'akazi akora ngo ahabwe aka kazi, ahubwo ategereza ko papa amushima maze akamutoranya ngo abe karidinari. Mu gutegura kuba yahabwa uyu mwanya agomba kuzirikana ko hashira imyaka myinshi papa ataratoranya uba karidinari wiyongera ku bari basanzweho. Bityo rero musenyeri ushaka kuba karidinari akomeza kwitwararika no kwitoza kumuba mu gihe yaba ari we utoranyijwe na papa ngo abe karidinari. Ni gute papa noneho atorwa mu idini gatolika? Muri uku kwitwararika kandi umusenyeri wese wamaze kuba karidinari agomba kuba azi neza niba agirana umushyikirano mwiza n'abagize urugaga rw'abakaridinari College of Cardinals. Muri iki gihe ashobora kuhakura isura nziza izatuma muganiraho mu gihe hagiye gutorwa papa. Papa ubusanzwe avaho mu gihe yeguye cyangwa se yapfuye. Mu gihe papa yapfuye akiri mu buyobozi bwa Kiliziya Gatolika, karidinari wifuza kumusimbura agomba gukora kugira ngo agire umushyikirano mwiza n'abagize urugaga rw'abakaridinari College of Cardinals, bityo bigatuma bashobora kumuhitamo akaba papa. Muri iki gihe haba inama idasanzwe yo gutora uzasimbura papa uba yatabarutse. Mu nama y'abakaridinari idasanzwe bivuze ko umukaridinari witwaye neza ari we uba ahabwa amahirwe yo kuba papa. Nyuma y'urupfu rwa papa hashize iminsi mike papa ashyinguwe, abakaridinari baraterana maze bagategura iyi nama conclave. Aha ni naho haba icyitwa politicking, ni ukuvuga guhita uhabwa inshingano zo gutegeka Kiliziya Gatolika akaba umushumba wayo, ariko kandi akayobora leta ya Vatikani. Karidinari ukeneye kuba papa aha agirwa inama yo gushaka ikintu icyo ari cyo cyose cyatuma abatora bamubona neza, kandi akagaragaza ko yiteguye kandi afite ubushake bwo kuba umushumba wa Kiliziya Gatolika mu gihe yaba ari mu bo bahisemo ngo abe papa. Conclave ni ukuvuga inama igamije kwigira hamwe no guhitamo uzaba papa. Iraterana, ni inama igizwe n'urugaga rw'abakaridinari rwitwa College of Cardinals. Aba barahura maze bakicara bagasuzuma ukwiye kuba papa mushya. Iri tsinda ry'abakaridinari riteranira muri shapeli yitwa Sistine, barifungirana bakishyira mu muhezo udasanzwe kugira ngo batore kandi batorane ubushishozi papa mushya. Naho havuye ijambo ry'ikilatini conclave bisobanuye gufunga ukoresheje urufunguzo. Nubwo batora papa yapfuye, nibyo byagiye bigaragara kenshi, gusa ariko hari n'abapapa beguye kuri uyu mwanya kubera impamvu zitandukanye. Gusa ntabwo bikunze kuba ngo batore papa, keretse abakozi bashobora kuza mu bikorwa byo gutanga ubuvuzi mu gihe bibaye ngombwa. Buri mukaridinari wese uyakabaho mu gihe abakaridinari bamuhundagajeho amajwi menshi. Muri iyi nama idasanzwe conclave ubusanzwe habaho ibice bitatu mu gutora papa. Icya mbere harimo imbanziriza suzuma, aho hategurwa ibikorwa n'aho gukorera hazatuma amatora aba mu ibanga rikomeye. Noneho hagakurikiraho gutangira gusuzuma ugomba kuba papa. Nyuma yo guterana mu cyiswe conclave, abakari hasi y'ibyumweru bibiri bahitamo ugomba kuba papa mushya. Uyu agomba kuba nibura yatowe na 2/3 by'abatoye kugira ngo bitangazwe ko ari we watorewe kuba papa mushya. Nyuma yo gutora, impapuro bakoresheje abakaridinari batora barazikusanya maze bakazitwika, maze zatanga umwotsi w'umukara uzamuka muri ishapeli batoreyemo. Bikaba ari ikimenyetso ntakuka ko hagomba kongera kuba amatora ya papa. Mu gihe hazamutse umwotsi wera uva muri izi mpapuro zatwitswe, bikaba ikimenyetso ko nta matora yongera kuba. Gutangira imirimo papa atangira afatwa
nk'umuyobozi w'ikirenga muri gatolika, imibare iheruka abakirisitu cyangwa abayoboke b'idini gatolika babarirwa muri miliyari 1 na miliyoni 200 zirenga. Guhera mu mwaka w'1929 papa yahawe inshingano zo kuba umuyobozi wa leta ya Vatikani, akaba afatwa nk'umuyobozi wayo. Mu nshingano papa aba afite harimo guha umugisha wa buri munsi cyangwa buri cyumweru abantu baza gusura leta ya Vatikani, ndetse kandi akaba anatura igitambo cy'Ukarisitiya cyangwa gusoma misa buri cyumweru. Ni umushumba kandi wa kiliziya ku isi utabagombye kubura mu gusoma misa, by'umwihariko mu minsi mikuru ya kiliziya gatolika, twavuga nka Noheli cyangwa Pasika. Muri iki gihe kandi papa yakunze gukora ingendo zitandukanye hirya no hino ku isi, mu bihugu byo ku isi yitabiriye inama gatolika, ariko kandi akagirana ibiganiro n'abayobozi b'ibihugu bitandukanye, ibiganiro bigamije kwimakaza ubutabera n'amahoro mu batuye isi. Nahangaha dusoreje ikiganiro ibirari by'ubutegetsi, ikiganiro mbashimira ko mukurikira. Nitwa Theoneste Zigama, naho ubutaha. Spy is a criminal. To be an spy is very bad. And your case is death, completely sentenced. Les origines de la dette remontent aux origines du colonialisme. Ceux qui nous ont prêté de l'argent, ce sont ceux-là qui nous ont colonisés. Ce sont les mêmes qui géraient nos États et nos économies. Ce sont les colonisateurs qui endettaient l'Afrique auprès des bailleurs de fonds, leurs frères et cousins. Nous étions étrangers à cette dette. Nous ne pouvions donc pas la payer. Quality, murder, terrorism and other subversive activities against either the state